Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Inzozi zacu z'uyu munsi tugiye kugenda tuganiraho cyane, ni inzozi izo kurota inuma ikugwaho. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe ese ibijyanye n'inuma, ese muzi ko ikora ite, ese bimeze bite. Izi ni inzozi turibuze kuganiraho rero, ni inzozi izo kurota urya ibijumba cyangwa se usarura ibijumba cyangwa se urya ibijumba utwite. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Izi ni inzozi turibuze kuganiraho rero, ni inzozi zo kurota intozi zigutondagira. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero, maze ubundi ukanda subscribe so gato cyane niba ari bwo ubwa mbere, maze ubundi kandi ukande like, ukande na share kugira ngo ikiganiro cyacu ndetse kijye kigenda kigera kure cyane. Kandi nawe wumva ikiganiro cyacu utarakoze subscribe nabyo ntacyo bitwaye, ariko icy'ingenzi ni uko wakanda subscribe n'izo like zikagenda zijyaho. By'umwihariko rero bigaragara ko icyo gihe uba wadukunze. Inzozi z'uyu munsi rero, izi nzozi ni inzozi rero tugiye kugenda dusobanukirwa neza cyane, ariko nanone kandi se wakwibaza uti ese ni gute umuntu aryama agasinzira? Ese ni gute ibi bijyanye no kurota cyangwa se ibijyanye n'ibitotsi, ese umuntu arota iyo asinziriye? Ese ni iki cyaba gituma umuntu asinzira, cyangwa se ese ni iki cyaba gituma umuntu akanguka? Ese byaba bimeze bite? Inzobere mu bantu rero bemeza neza yuko kandi ubwonko ngo bufite ibice bigiye bitandukanye, ndetse harimo igice cyo kuba ndetse ngo umuntu yakora amasaha make aringaniye byagera nk'isaa 5 z'ijoro, ndetse riveye ikazamo. Icyo bita riveye rero, ubwonko ngo bugira isaha ndetse iyo kuba umuntu yasinzira, ndetse kandi bukagira n'isaha yo kuba yakangukiraho. Rero ngo ibyo bidahari, niyo waregera riveye y'isaha iyisanzwe ukayishyira ku ruhande, amakuru yemeza neza yuko iyo riveye niyo yasona kajana, umuntu adashobora gukanguka, ahubwo ubwonko bwo bukoze mu kindi gice, aho ndetse kandi usanga umuntu akangukiye ku gihe. Impuguke rero zemeza neza yuko mu kuryama byanga byakunda, inyamaswa nazo ngo harimo izikora nk'abantu, ndetse kandi nazo harimo izisinzira nk'abantu. Bityo rero bikemezwa neza yuko rero umuntu aryama amasaha 8. Bityo rero bikanavugwa neza yuko mu myaka 60 bufite ngo harimo amasaha agera muri 20, amasaha agera mu myaka 20, ndetse ngo uba warasinziriyemo. Ayo masaha rero nayo rero ngo agiramo uruhare rwo kuba umuntu yarasinziriye muri iyo minsi. Aho ngaho rero ukumva ko rero ubwonko buba bwagiye bukora, ndetse kandi ngo iyo umuntu asinziriye ari mukuru ngo ubwonko bukora cyane asinziriye. Ese iyo umuntu asinziriye aba ari hehe? Ese ni ibiki bitubaho mu nzozi? Ibi rero nibyo mbazaniye cyane, nizo nzozi tugiye kurebera hamwe. Inzozi z'uyu munsi ni kurota inuma ikugwaho. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Bantu musenga cyane rero, abanyamwuka abarokore, munyegere cyane mbasobanurire neza cyane iby'iyi numa iza ikugwaho. Aha ngaha rero kurota inuma izi kugwa mu bitugu, cyangwa se ikugwa mu ntoki, ibi byose rero bisobanuye ko ari ikimenyetso cy'Imana, ndetse ni ikimenyetso giturutse ku Mana. Aha ngaha rero Imana ibiguhaye ubutumwa, ndetse ikwereka ko ibyawe byose bimeze neza, kandi wakiriye ikimenyetso cy'intumwa iturutse ku Mana, ndetse kandi ko wakiriye umugisha ndetse mu byo urimo urakora byose. Aha rero by'umwihariko rero iyije ikakugwa ku rutugu, aha ngaha rero bisobanuye yuko ndetse kandi ko uri mu masengesho yawe neza cyane, ndetse uhagazemo neza nta kujegajega. Inuma rero ni nyamugisha, ndetse inuma kuva kera zahoze zikoreshwa, ndetse zimwe zakoreshwaga ziturutse ibwami, zahawe ubutumwa.
gusa ariko mu mpuguke bavuga yuko inuma nazo buriya ngo ari ikintu kizirikana cyane kandi kinumva kandi ngo kikanihuta cyane mu buryo bwihuse. Impuguke zivuga yuko zemeza neza yuko ngo hari inuma yigize gufungwa ubwo yari itumwe umuzigo ndetse yari ujyanye muri gereza y'imfungwa. Rero iyi numa ngo baje kuyifunga bayikatira n'imyaka, gusa ariko sindasoma neza amakuru yayo y'ukuntu yaje gufungwa, ariko gusa ngo inuma itumwe ndetse n'idatumwe izi numa ngo ziba zitandukanye. Witegereje neza iyo numa yo mu ntoki ndetse n'iyo numa y'umweru, ahangaha rero izi numa zigiye zitandukanye cyane. Inuma rero abantu basanzwe bakunze gukoresha mu butumwa niyo numa iri mu ntoki, ariko inuma ituruka ku Mana, Imana ikunda gukoresha mu kimenyetso niyo numa y'umweru. Rero abantu benshi cyane bakagenda bibaza bati ese inuma ziba zitandukanye? Inuma koko ziba zitandukanye. Hari inuma yo mu butumwa bw'abantu bisanzwe, hakaba n'inuma ituruka ku Mana. Iyi numa rero y'umweru rero abantu mwe mu gihe wayirose neza ikaza ikugwaho, ahangaha rwose uba wakiriye message y'Imana. Gusa ariko kandi n'abantu bayikunda kubi. Inuma y'umweru igaragara neza kandi rwose niyo inaguruka ubona koko ari akanyange. Gusa ariko nanone kandi kurota utwite kandi urya n'ibijumba. Ibi rero bigaragara ko ibi byo kurota urya ibijumba bigaragara ko ari ikimenyetso Imana iguhaye. Ikindi kandi ni ikimenyetso cy'umugisha ndetse mu byo uba uri gukora byose ko bigiye kwaguka. Aha rero ni ikimenyetso cyiza cyane. Ikindi nanone kandi kurota usarura ibijumba byinshi cyane. Iki ngiki ni ikimenyetso Imana iba ikwereka ko ibyawe byose byagutse ndetse kandi Imana ibirimo ndetse kandi ko yashyizemo umugisha. Rero abantu benshi cyane ntabwo babisobanukirwa, bafata ibijumba nk'ibisanzwe, ariko mw'abantu mwe ibyo byose Imana ibikoreraho. Ariko uzitonde urebe neza cyane, hari igihe utera imigozi uvuga uti iyi migozi ese ubu hazavaho ikintu, maze ukwera igasara ndetse bimwe ndetse bikaborera mu murima. Ahangaha rero hari icyo Imana iba iri kukwereka, ibikwereka ko kuba washinga umwe ushobora gusakara inzu mu buryo kandi bwihuse. Ndetse kandi Imana itanga message ahantu hose inyuzaho ishaka. Imana rero igira inzira zirenga 1000 ishobora gucishamo ubutumwa bwayo cyangwa se ishobora gutabariramo umuntu. Ahangaha rero nicyo gisobanuro cy'ibyo bijumba. Ni umugisha uhambaye mwiza cyane ndetse kandi usobanutse. Aha rero nanone kandi tugiye kurebera hamwe inzozi zo kurota intozi zigutondagira. Ese ibi ngibi byo byaba ari ibiki? Aha rero reka twinjira muri za business zacu z'akazi. Ese mu kazi waba umeze ute? Ibi rero mu gihe wabirose, ahangaha byemezwa neza yuko ari abantu benshi cyane bagufitiye ishyari ndetse babenda kuguhenura. Ibi rero bikaba bihuzwa no kuba ukora akazi kawe neza cyane, cyangwa se wagira ngo abo muri kumwe ubasangije icyo ushaka gukora, kandi babona ubarusha amafaranga kuko uri bugikore kigakunda. Bacyakira batacyakiriye, mu mitima yabo bacyakira vuba, ariko inyuma bakaguhakanira bakubwira bati icyo kintu ntukagikore, ati icyo kintu ni kibi ntabwo cyakunguka. Ariko bo mu by'ukuri ubu baba bagikunze ndetse kandi uwo mushinga baba bawemeye. Gusa ariko icyo gihe hahita hazamo abanyamashyari, nibwo batangira kukugirira nabi cyangwa se bakaba banaguhenura mu buryo kandi utazi, kubera kandi iyo nsanganyamatsiko ndetse ubagejejeho. Mw'abantu mwe nababwira ngo rero ni ibintu biba bikaze cyane, aho ndetse muba mugomba kwitondera ibyo mupanga, dore ko umushinga wawe n'ubundi uba ugomba kuwimenyera ndetse kandi ukamanza ukareba neza, nawe ukora ubushakashatsi ukareba niba uwo mushinga kuko uzunguka, niba ushobora gutrendinga, kuko kino gihe kwigubaza n'ubundi ni ugukora ubusa, kuko hari n'igihe usanga umushinga rwose uba wangirije ndetse umushinga ugafiyaringa uwureba.
mwabandimwe rero mukomeze mukande subscribe aho gato cyane tukomeze twigendera n'inzozi zacu ndetse za buri munsi komeza ubane natwe gatanu ku kandi.